munyemerere mu ntiza akanya gato turebere hamwe nibihe bintu Ibrahim Traore amaze gukorera igihugu cye cya Burkina Faso muri no minsi mikeya, ni imyaka itaragera no kuri 3 amaze bafasha ubutegetsi kuva mu 2022 ku itariki 30 z'ukwa 9 kugeza aka kanya. Tugende turebera hamwe ese nibihe bintu amaze kuba yakora na guverinoma yiwe, noneho turebere hamwe ese ni nizihe mpamvu barimo gushaka kuba bamugirira nabi cyane cyane bano bantu b'iburengerazuba. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere amaze gukora agifata ubutegetsi mu 2022, umusaruro mbumbe cyangwa se icyo twita GDP ya Burkina Faso yari miliyari z'amadolari 18.8, miliyari 18.8 z'amadolari niwo wari umusaruro mbumbe wa Burkina Faso. Ariko ubu ngubu haciyemo ukwezi kumwe, ubu ngubu umusaruro mbumbe wa Burkina Faso umaze kugera kuri miliyari 22 n'igice kimwe z'amadolari, miliyari 22 n'igice kimwe z'amadolari. Ni ukuvuga ngo umwaka ushize wa 2024 umusaruro mbumbe cyangwa se GDP ya Burkina Faso yiyongeyeho 5 n'igice kimwe. Ni ukuvuga ngo ino 5 n'igice kimwe ku ijana yiyongeyeho. Burkina Faso yabashije kuba yarusha Nigeria, yarusha South Africa, yarusha Kenya, kandi murabizi ko Nigeria ifatwa nk'ari igihugu gikize cyane muri Afurika, ariko nacyo gifite nyine ubuyobozi butameze neza kubera ko buriya politike igira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu. Navuga ngo ni nawo mutwe w'iterambere ry'igihugu. Noneho ikintu cya kabiri uno mugabo Ibrahim Traore amaze kuba yabashije kuba yakora, ni ukuvuga ngo we akigera ku butegetsi yahise agabanya umushahara w'abadepite n'abaminisitiri, nyine bano bantu bari mu nzego zo hejuru z'ubuyobozi, yahise agabanyaho 30%. Noneho ahita azamura umushahara w'abakozi basanzwe, abarimu, abaganga, nyine abangaba twita ko bakorera rubanda, nyine bo hasi, abakozi bo hasi ba leta basanzwe, bo yahise abazamuriraho 50%. Noneho bahise bubaka inganda. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana bamaze muri Burkina Faso bamaze kubaka inganda 18 nshyashya nyine zo gukora ibintu bitandukanye, harimo inganda ebyiri bubatse zo gutunganya umusaruro ukomoka ku nyanya, ku buryo ubu ngubu nyine atari kuvuga ngo ntabwo ari kwa kundi basarura gusa ngo wenda uhita ugurisha, oya, gutunganya umusaruro ukawushyira mu mapakeji ku buryo noneho umusaruro ushobora kubikwa ukaba wajya no kugurisha hanze y'igihugu mu bindi bihugu, za nyanya zidashobora kwangirika, nyine ku buryo bamaze kubaka inganda zigeze kuri 18. Noneho ubu ngubu mu byerekeranye n'ubuhinzi, umwaka ushize baguze imashini zo guhinga zigeze kuri 400, ndetse bagura n'imashini zo gutera kumwe. Nyine hari imashini nyine ihinga, akaba n'izindi mashini zo guhita batera zigeze kuri 239, ndetse na moteri zino nyine zivomera amazi zigeze kuri 710, n'izi moto z'ubuhinzi zifashishwa n'abahinzi zigeze kuri 714. Ni ukuvuga ngo yazamuye, noneho we yahise azamura umusaruro w'ipamba. ubu tuvugana abaturage bo muri Burkina Faso barimo kwambara imyenda yakorewe mu gihugu cyabo cya Burkina Faso. Noneho n'ibi bihugu bituranye nka Cote d'Ivoire ariyo iyobowe n'umugabo Ouattara, ari naho hakunda guturuka abantu bashaka kugirira nabi Ibrahim Traore kuba bamukura ku butegetsi, niho baturuka. Nabo abenshi barimo kugura imyenda ituruka hariya muri Burkina Faso, kubera yuko niyo ibihendutse kurusha iva mu Bufaransa, kuko bino bihugu by'Abafaransa bo baraza bakakoresha uburyo mwebwe muhinga ipamba, noneho ipamba ntiritunganyirizwe mu gihugu, ahubwo rikajyanwa i Burayi bakajya gukoramo imyenda, noneho ya myenda bakazayigarura ku giciro cyo hejuru, nyine kwambara bigoranye cyangwa se bihenze. Ariko ubu ngubu muri Burkina Faso nta imyenda bambara nikorerwa mu gihugu, kuko urumva buno buhinzi bukimara kuzamurwa
umusaruro ukomoka ku ipamba wariyongereye. Noneho ukimara kwiyongera n'izi nganda zikora imyenda no kubwa Sankara bino bintu byari byaratangiye gukorwa, nuko ahubwo abanyaburayi bahise bamwica, noneho bashyiraho Blaise Compaoré nyine biyoborera uko bashaka cyangwa se bakajyana ibintu mu buryo babishakamo bikagenda bisubira inyuma. Ariko kuri Thomas Sankara kuba byibuka neza, hari na interview yakoze arimo kuvuga ngo iyi myenda mubona nanjye nambaye niyakozwe n'ubudodo bweze hano muri Burkina Faso, niyakorewe hano iwacu. Noneho tuyikomeje no kurebera hamwe ibintu uno mu Perezida Ibrahim Traore amaze gukora, ni ukuvuga ngo ubu ngubu bahise bubaka inganda zo gutunganya amabuye y'agaciro. Mbere amabuye y'agaciro bamaraga kuyacukura bagahita bayohereza i Burayi akajya gutunganywa, urumva nyine no ku giciro gitoya, nyine abaturage bahenzwe, akazi ari ugucukura gusa. Ariko ubu ngubu bashobora kwitunganyiriza amabuye bakaba bayohereza i Burayi atunganyije, nyine igiciro kikazamuka kubera ko ayo mabuye abatunganyije, bitandukanye no kuyohereza adatunganyije. Urumva uko tuzagenda tuzamuka nk'abanyafurika, wenda niba tuvuze ngo wenda bino bihugu Mali na Niger na Burkina Faso byamaze kwishyira hamwe, biri kumera neza, n'inganda z'amatelefone, inganda z'amaraptop zizagenda ziza muri Afurika, ku buryo noneho na wa musaruro aho kugira ngo ujye kugurisha amabuye y'agaciro atunganyije uyajyane bakoremo ibikoresho babigarure bihenze, mwebwe muzajya mwikorera ibikoresho ku buryo ibikoresho mubitanga, noneho mukajya mufite n'inganda. Urumva igihe hari inganda zihari nyinshi, no kugira ngo abantu babe babura akazi biba bigoye. Noneho ubwo ngubwo icyo ni ikintu yakoze. Noneho ikindi kintu yahise akora, wenda ku mwanya wa gatanu, yahise ahagarika zino nguzanyo cyangwa se ano madeni ya IMF na World Bank, ino banki y'isi na IMF nyine batanga inguzanyo ku bihugu cyane cyane byo muri Afurika, bakabyuzuzaho amadeni, ku buryo abanyafurika benshi bajya kuvuka basanga ibihugu byabo birimo amadeni ya kera cyane batazi n'igihe bafatiwe. Ariko ayo madeni yaragiye afatwa nyine na leta zagiye zishyirwaho n'aba banyaburayi cyangwa se n'aba bazungu, kugira ngo babahereze inguzanyo nyine muzahore Afurika izahore imeze nk'abacakara babo. Nicyo kintu baba bashaka kugeraho. Noneho we akimara kwanga zino nguzanyo, yahise anirukana Abafaransa yahise abahambiriza bava muri Burkina Faso. Ni ukuvuga ngo intwaro zabo, ibitwaro by'intambara, ibimodoka by'intambara bari barashyize muri Burkina Faso ngo baje kurinda umutekano, kandi bagamije kuza kwiyibira amabuye y'agaciro no gutwara ubukungu bwa Burkina Faso no kwiyoborera igihugu bari behind, atari bo bakwereka yuko ari ukiyoboye, ariko ari bo bakubwira ibyo ukora. Bose yahise abahambiriza baragenda. Ubu ngubu abenshi bibereye muri za Cote d'Ivoire, abandi batashye mu Bufaransa, ari nayo mpamvu bakomeje kuba bamugabaho igitero kugira ngo babe bamugirira nabi. Urumva Abafaransa bose yahise abahambiriza, media zabo, ibitangazamakuru byabo arabihambiriza, n'igisirikare cyabo baragenda bava muri Burkina Faso, kubera ko ntago ari iwabo. Nta ngabo z'abirabura wasanga hariya mu Bufaransa zihafite ibirindiro, ntibibaho. Nta nubwo rero twumva impamvu bo baza bagashyira ibirindiro hano muri Afurika. Ari nayo mpamvu Afurika ikwiriye kuba imwe, kugira ngo igire imbaraga, ibe yahindura ubuzima bw'abanyafurika. Noneho ku mwanya wa gatandatu, ino Saudi Arabia, kino gihugu cy'abayisilamu cyangwa se bano barabu, bari bafite projet yo kubaka imisigiti cyangwa se mosque zigeze kuri 200 muri Burkina Faso. Uwo mushinga Ibrahim Traore yahise awuhagarika, arababwira ngo aho kugira ngo muze kubaka hano iyo misigiti igeze kuri 200, ni mutwubakire ibikorwa remezo bifitiye umuturage wa Burkina Faso umumaro. Mwubake amashuri, mwubake amavuriro, aho kugira ngo muze kutwubakira iyo misigiti. Ntabwo ariyo dukeneye ibintu biteza imbere umuturage. Noneho akimara kubahagarika, ubwo ngubwo amafaranga bagomba kuyashora mu kubaka bino bikorwa remezo. Noneho ikindi kintu yahise ku mwanya wa 7, ari nacyo ngiye gusorezaho, ni ukuvuga ngo mu rukiko kumwe baba bagiye kuburana, bambaraga zino ngofero n'aya makanzu y'abongereza
nyine bari mu rukiko muri Burkina Faso. Ibyo bintu yahise abikuraho, azana imyenda ya kera cyangwa se amakanzu ya kera yo mu muco wa Burkina Faso bambaraga, ubu ngubu nibo bagomba kwambara. Avuga ati nyine ibyo bintu ni ubucakara, ntabwo twebwe turabongereza. Ndetse ni na kenshi yagiye avuga ngo hari abanyaburayi bagiye bica umuco w'abanyafurika, bazana umuco wabo kugira ngo babashe kudukoloniza, kuko buriya utazi yava ntamenye yajya. Iyo umuntu yamaze kukwangisha iby'iwanyu, nibo bagenda batuzanira ibintu byinshi, imyambarire idakwiriye, ugasanga abantu basigaye bambara ubusa n'ibintu byose biteye isoni, nta na kimwe batinya, kubera ko nyine ari abazungu, nyine nta muco bagira, nuko nguko baremye. Noneho n'abanyafurika benshi bakagenda bigana iyo mico. Rero iyo mico niyo Ibrahim Traore we yahise aca kwambara ayo makanzu mu rukiko. Ibyo bintu byose arabica nyine bitajyanye n'umuco wa kinyafurika. Aravuga ati twebwe turi abanyafurika, muduharire Afrika yacu. Ndetse ni na kenshi yagiye avuga ati ubundi mu muco wa kinyafurika ntabwo ibara ry'umukara nyine mu muco w'abanyaburkina Faso, ntabwo ibara ry'umukara ryafatwaga nkaho ari ibara ry'ibyago cyangwa se ari ibara ribi, ahubwo nyine bikaba ari ibintu byagiye bizanwa n'aba bazungu. Uko niba twebwe turi abirabura dusa black cyangwa se turibika dufite uruhu rwirabura, bo bashatse gusanisha ko nyine iryo bara ry'umukara risobanura ikibi. Uzarebe nyine bakagenda bazana iryo bara kugira ngo batwumvishe yuko nyine n'urwo ruhu atari rwiza, urwaba ari rwo rwiza. Ibyo bintu rero kenshi Ibrahim Traore yakunze kubivuga, kandi n'abandi panafricaniste bajya babivuga. Ni ukuvuga ngo Afrika iba igomba kugira umuco wayo uzwi. Rero nakubwira ngo abanyafurika mukomeze mwige, muhaguruke, ibintu mubishyire mu bitekerezo byanyu yuko Afrika yacu igomba kuba imwe. Nubona umukongomani, nubona umurundi, nubona umugande, umwumve ko ari umunyafurika, wumve ko ari brother wawe, wumve ko ari umuvandimwe wawe, wumve ko ari mushiki wawe, kuko twese turi bamwe, turi abanyafurika. Nta mpamvu zo kugira ngo tube turi abantu baryana, oya, ahubwo tugomba kunga ubumwe, tukagira ifaranga rimwe, tukagira igisirikare kimwe, tukaba dufite ID ya Afrika, ko uri umunyafurika aho uvuye hose, ukagenda ugiye muri Europe cyangwa se n'ahandi hose, ari kuvuga ngo nurutse muri Afrika. Yego, numva n'ibyo bintu. Noneho kubera ko bano bazungu cyane cyane hifashishwe n'aba perezida barambye ku butegetsi bashyizweho n'aba bazungu, barimo kumugirira ishyari, bavuga ati wenda se uyu muntu ashobora guhumura abanyafurika benshi bakabona uko bakabaye bayobowe, noneho bakigumura. Niyo mpamvu benshi bakomeza gushyigikira ibikorwa byo kuba bashobora kumugirira nabi. Ariko ntabwo abanyafurika cyane cyane urubyiruko ntabwo tuzigera twemera yuko Ibrahim Traore aba yagirirwa nabi. Ni ukuvuga ngo tugomba gufata ingamba zose, kandi icyiza muri byose ni uko Afurika buriya ifite Imana. Afurika irasenga, abanyafurika bizera Imana. Ni isaha y'Imana nigera tuzaba free, tuzaba Afurika imwe yunze ubumwe, kubera ko twebwe twemera Imana, turasenga. Muri uko gusenga kandi tugomba no gukora, tukabiharanira, tukavuga ngo Afurika yacu igomba kuba imwe, ikagira ubumwe igihe cyose, tukaba turi abavandimwe, tudashobora kugirana nabi ngo uyu ni umurundi, uyu nguyu ni umunyakenya, ngo byagenze. Oya, mwese muri abanyafurika, muri bamwe, muri abirabura. Umuntu muri make ubundi ikintu cya mbere Afurika, icyo dupfa kiri munsi y'icyo dupfana, icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Ni ukuvuga ngo nk'umunyafurika cyane cyane ukiri mutoya, ikintu ugomba gukora ni ukwiga cyane, ndetse ugakora cyane, ukaba uri umuntu ufite skills, ufite ubumenyi buhambaye, usoma ibitabo, ukurikirana hirya no hino, kugira ngo Afurika izabashe kuva muri ubu bukene. Ndetse umunyafurika uzavuka mu myaka 100 iri imbere azasange Afurika imeze neza, itameze nk'iyi ngiyi, aho usanga ibintu byose dukoresha, kuva ku matara, kuva kugeza no ku masahani n'ibikombe, bikorerwa mu Bushinwa cyangwa se bikorerwa i Burayi bakabizana, ugasanga nta kintu na kimwe dushobora kwikorera. Ariko mu gihe Afurika izaba imwe, icyo tudafite hano mu Rwanda, muri Burkina Faso kiriyo, muri Kongo kiriyo, i Burundi kiriyo, natwe bakaza bakabona ibyo dufite hano bakabihaha. Ntabwo rero nitutaba Afurika imwe, tuzahora turi mu bukorone, tuzahora tudafite akazi. Urubyiruko rw'abanyafurika nta kintu rufite rukora, kubera ko nta nganda dufite. Ibintu byose tubigura biturutse i Burayi.
mu gihe bo urubyiruko rwabo rufite akazi kubera ko bafite inganda, nibo birirwa badukorera amatelefone dukoresha n'amaraptop n'ibiki byose n'inkweto n'imyenda, ariko Afurika nimara kuba imwe nibwo natwe ubuzima bw'abanyafurika buzahinduka, ubukene bukaba bwacika muri Afurika. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza turebere hamwe nibihe bintu biri kugenda bivugwa bigomba kudufasha nk'abanyafurika muri rusange. Ciao ciao.